umwaka uyegereje cyo ni cyambere mvuze ariko umwuka arambwira ngo harimo abantu baherekeje umugeni tuzamura ibiganza nubwo bambaye nk'umugeni nabo bagaragara nk'abantu bahabera imbuto kandi nabo bagaragara nk'abantu barinze ubuhamya ariko hari ikibanza batazageramo ngo batwikire umugeni baherekeje umugeni wa Kristo muhumure muhumure ufitina idashobora muhumure muhumure ufitina idashobora umugeni wa Kristo arahagaze kabahagaziswa n'ikintu kimwe ubuzima bwo gusenga nijoro nababwiye ngo gusenga zimaze babyigisha kandi mwarimu wo gusenga ni gusenga zibabyigisha gusenga umugeni wa Kristo arinzwe n'umwambaro witwa haleluya amasengesho niyo azafata umugeni wa Kristo akamuzamura mu bihe bitari byo akamuha imbaraga zo guhagarara haleluya gusenga ni igikorwa cy'abanyembaraga gusenga ni igikorwa cy'abanyembaraga uhumure ufite imana n'ubwo itorero ryinjiye barinze ubuhamya amasengesho haleluya turasabwa kwera imbuto kuko umuntu wariye kawunga utarwaye mu nda iyo nari gusimba umukobwa wabonye tronkomi wize tronkomi iyo nari gufata mikrofone ngo turirimbe ariko ikintu kiza kiranga abanyamasengesho nukwera imbuto kuririmba bigoye hagoye kuba ibyo turirimba haleluya kubwiriza ntabwo bigoye hagoye kuba ibyo tubwiriza Bibiliya yavuze ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete ikintu kiza kiduhesha kwera imbuto ni ukubaho ubuzima busenga niba ari ikintu kigoye niba ari ikintu kibuze muri iki gihe ni ukwera imbuto umuntu ari mu kuririmba umuntu agahanura umuntu akabwiriza umuntu akayobora iparuwase ariko imbuto Yesu yaravuze ngo igiti cyose kimenyekanira imbuto zacu dushora imbaraga mu kugira ngo tubashe kwera imbuto
umwambaro wo kurinda ubuhamya. Umushumba akomeje kuduha twita abashyitsi, ariko mu by'ukuri ndatekereza ko hano hamaze kuba mu rugo, ni kenshi tuhageze. Kaze ryanyu rero twari tubakumbuye kandi twari dufite ubwuzu bwo kubabona, kuba Imana yongeye kuducira iyi nzira tukabonana kandi mukatwishimira bigeze aha. Turavuze ngo Imana ibahogishe. Twishimiye bene data twahuriye hano, namwe Imana ibahogishe. Kubwo impamvu z'umwanya saa sita zarenze, kandi psychology iyo saa sita zigeze ni ukuvuga ngo amawaza bari ahandi, siko abantu batangiye gutekereza mu gikoni. Niko imitekerereze ya muntu imeze. Ariko mu minota mike reka dusangire ijambo ry'Imana. Nanone mu mashimwe ndashimira Imana yabakomoreye ikabaheza ubu buryo nubwo butanogeye, ariko bajya bavuga ngo ubusa buruta buri buri. Tari ukwirirwa mu nzu ku cyumweru, murabizi mwahabaye kenshi, mwahiriwe kenshi, ariko kuri Imana iciye inzira ubu buryo bukaboneka bwo kugira ngo dusabane, nabyo tubishimiye Imana yabikoze. Reka dukomere Imana amashyi yaduhaye uburyo bwo dusomye amagambo y'Imana tugiye kuganiraho nk'uko teme y'isi y'amasengesho ivuga, hejuru yo gusenga. Ejo tugeze hano twaganiriye intego cyangwa se impamvu zituma dusenga. Twavuze gusenga kugira ngo twumve Imana. Amen. Icya kabiri twaravuze ngo dusenga kugira ngo dusabane n'Imana. Icya gatatu twavuze ko gusenga ari ukugira ngo tumenye ubushake, duhishurire ubushake bw'Imana. Ni intego nyinshi, ariko muri izo nyinshi twavuze izo eshatu: kumva Imana, kumenya ubushake bw'Imana cyangwa se guhishurira ubushake bw'Imana, ndetse no kugirana ubusabane n'Imana. Hanyuma twongera kuvuga imyambaro iranga abanyamasengesho, imyambaro abanyamasengesho bagomba kurangwa nayo. Amen. Twavuze ko umwambaro wa mbere uranga abanyamasengesho ari ukugira umutwaro. Kuba umuntu ufite umutwaro w'umurimo w'Imana, w'igikorwa runaka, ukaremererwa, ukavunika, ukaruha, ukajya wumva uraremererewe. Amen. Tuvuga ko umwambaro wa kabiri ni abantu bafite ishaka, abantu barangwa n'ishaka rya bimwe bitagenda. Twatanze ingero, tuvuga ba Mose, tuvuga ba Nehemiya, baraye badasinziriye, bataye imirimo kubera ishaka ry'inzu y'Imana. Amen. Mwambaro wa gatatu twavuze ko ari abantu bahorana icyaka, bahorana inzara n'inyota, bahora bumva bahagizwa no iyo nzara, bashaka icyayimara, bashaka icyamara iyo nyota. Tuvuga ko nk'uko imbarakazi bijya yahagizwa no gushaka amazi y'imigezi, uko niko abanyamasengesho bagomba kugira, bagomba guhorana iyo nzara n'inyota. Amen. Hanyuma tugiye gukomereza kuri iyo myambaro nanone. Ndavuga indi myambaro itatu ariko isa naho ari umwe. Amen. Umwambaro wa kane uranga abanyamasengesho, bagomba kugira umwambaro, bagomba guharanira kugira umwambaro witwa kurinda ubuhamya. Amen.
umwambaro wa gatanu bagomba kugira umwambaro wo guharanira kwera imbuto. Amen. Umwambaro wa gatandatu, iyi tatu ngiye kuvuga, navuze strategy ngiye kuvuga iyi tatu, ni guhinduka kusenga. Iyi ko ari itatu ikubiye mu kintu kimwe. Tuvuze ko umwambaro wa kane ni umwambaro wo kwera imbuto. Umunyamasengesho agomba kugira costume, agomba kugira igitenge, agomba kugira ishati, agomba kuba afite umwambaro urangwa no kwera imbuto. Haleluya. Kandi akera imbuto mu gihe cyo kwera imbuto n'igihe kitari cyo kwera imbuto. Akera imbuto aho bisabwa ko zera, akazera naho bidasabwa ko zera. Haleluya. Undi mwambaro nanone ni itatu ariko ni nkaharumu, ni uguharanira kurinda icyo bita ubuhamya. Wa mwambaro akawusigasira, akawambara, akarinda ubuhamya aho ageze hose. Ikibanza agezemo terakoreramo yose agaharanira n'ikintu kimwe cyo kurinda ubuhamya. Tugira intambara yo gushaka kugarura icyizere. Umugeni wamwemeye azareba imyambaro fataga neza ariyo mugeni wa Yesu ari hafi yo kuza muzicaro byiza yo mu ijuru mugeni wa Yesu ari hafi yo kuza muzicaro iyo umugeni amaze kwemera umukwe abazi ko ari we bazabanira akamenya ko si Yesu akabana n'umukwe w'iteka. Mugeni wa Yesu witegure ari hafi yo kuza kutujyana mukayaranganirije ubushize torero ririmo umugeni wa Kristo, kandi uwo mugeni wa Kristo afite marene na pare, akagira n'abafiye donere n'abagaruso donere, nabo bambaye ikanzu ng'iry'umugeni, nabo basokoje nk'umugeni, ariko umwuka arambwira ngo nubwo bambaye nk'umugeni ngo hari ikibanza batazageramo. Haleluya. Muhumure, dufite Imana. Muhumure, muhumure, dufite Imana ikomeye idashobora kwirengagiza Mariya. Muhumure, dufite Imana ikomeye idashobora kwirengagiza Mariya. Kuwa gatandatu umugeni ari mu kwambara ikanzu, agashaka marene na pare, bagahagarara impande y'umukwe n'umugeni. Umuhungu akambara uko umugeni umukwe yambaye, akambara sandare y'umukwe uko yambaye, akiyogoshesha uko nawe yiyogoshesheje. Marene nawe agagerageza kwambara uko
imyambaro abakobwa bafiye donere n'abagariso donere bakambara za nkweto zabo ndende kandi baza baturuka hariya bafite ikiburi gikomeye kuko intebe zabo ziba ziteganijwe hariya nta muntu wo bitanga. Haleluya. Bakaza bakinjira bakagenda uko umugeni ahaye agenda na pare n'amare bakicara umushumba agahaguka guheza imbere. Haleluya. Ariko narakanga hari ikibanza pare n'amare batazabageraho kandi bambaye nk'umugeni. Hari ikibanza bafiye donere n'abagariso donere batazabageraho kandi bambaye nk'umukwe n'umugeni. Mukarambira ngo rero nubwo itorero nijoro twarabivuze ngo siku ya jua kama ndivyo walivyo mpaka roho alipo hata malaika shetani wanajigeuza kama malaika wamejiingiza kwa siri kanisani. Watu wa Mungu bali kujua na kutambua. Haleluya. Ariko mukarambira ngo harimo abantu baherekeje umugeni. Tuzamura ibiganza nubwo bambaye nk'umugeni nabo bagaragara nk'abantu bahabera imbuto kandi nabo bagaragara nk'abantu barinze ubuhamya. Ariko hari ikibanza batazageraho ngo batwikire umugeni baherekeje umugeni wa Kristo. Muhumure muhumure ufitina idasho ireza Maria yawe muhumure muhumure ufitina umugeni wa Kristo arahagaze tabagazwa n'ikintu kimwe ubuzima bwo gusenga. Nijoro nababwiye ngo gusenga zibazo babyigisha kandi mwarimu wo gusenga gusenga zibabyigisha gusenga. Umugeni wa Kristo arizwa n'umwambaro witwa haleluya. Amasengesho niyo azafata umugeni wa Kristo akamuzamura mu bihe bitari byo akamuha imbaraga zo guhagarara. Haleluya. Gusenga ni igikorwa cy'abanyembaraga. Yes. Gusenga ni igikorwa cy'abanyembaraga. Amen. Muhumure ufite Imana nubwo itorero ryinjira barinze ubuhamya amasengesho haleluya. Turasabwa kwera imbuto kuko umuntu wariye kawunga utarwaye mu nda iyo nari gusimba
umukobwa wabonye tronkome wize tronkome tiyoraniwe gufata mikrofone ngo aturirimbe ariko ikintu kiza kiranga abanyamasengesho n'ukwera imbuto kuririmba bigoye hagoye kuba ibyo turirimba. Haleluya. Kubwiriza ntabwo bigoye, hagoye kuba ibyo tubwiriza. Bibiliya yavuze ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Ikintu kiza kiduhesha kwera imbuto ni ukubaho ubuzima busenga. Niba ari ikintu kigoye, niba ari ikintu kibuze muri iki gihe, ni ukwera imbuto. Umuntu ari mu kuririmba, umuntu agahanura, umuntu akabwiriza, umuntu akayobora iparuwase, ariko imbuto Yesu yaravuze ngo igiti cyose kimenyekanira imbuto zacu. Dushora imbaraga mu kugira ngo tubashe kwera imbuto. Tugerageze kwambara umwambaro wo kurinda ubuhamya. Amen. Yosefu yageze ahantu hataraho kwera imbuto. Yageze ahantu hataraho kurinda ubuhamya. Kuko ntabavandimwe, ntabashumba, ntandirimbo, ariko kubera impamvu, kubera kuba mu bihe byo gusenga Imana, akomeza guhagarara yera imbuto. Abigishwa babajije Yesu, baramubaza ngo se abantu bazamenya gute ko turi abigishwa bawe? Abantu bazamenya bate ko turi abavuga ubutumwa? Bazamenya bate ko turi abaririmbyi, turi abahanuzi, dufite amacano yacu? Yesu arababwira ngo ikigize icyo kimaze ngo nuko mwera imbuto, ngo kandi imbuto zanyu zikagumaho. Abantu tidushaka ko abantu bamenya ko tubwiriza, tidushaka ko abantu bamenya ko tujya guhanura. Igikenewe ni ukwera imbuto, sizo tuvuga kandi tukazera mu gihe kitari cyo. Yesu ageze ku giti cy'umutini, aho akibona gifite ibibabi byiza, atambikishwa no kuja kureba kugira ngo asoromeho imbuto. Wahageze asanga igiti nta mbuto, arakivuma. Bibiliya ivuga ngo cyari igihe kitari cyo kwera. Kuvuga ngo Umukristo asabwa kwera imbuto mu gihe icyo ari cyo cyose. Aho abandi banamiriwe kwera imbuto, wowe ukazera. Kandi ikintu kije kidufasha kwera imbuto ni ugusenga. Iyo umuntu ariho mu buzima bwo gusenga, bimuhesha kwera imbuto. Amen. Hari imbuto z'uburyo butatu. Amen. Usomye mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 5:22, imbuto za Mwuka Wera. Kwera imbuto za Mwuka Wera. Bibiliya ivuga ngo nuko rero dore imbuto z'umwuka ni urukundo, ni amahoro, n'ibyishimo, ni ukugira neza, ugakomeza. Imbuto za Mwuka Wera, dusabwa kwera imbuto za Mwuka Wera, tukazera ahantu hose, tukazera mu buzima bwose, mu bihe byose tugezemo. Amen. Imbuto za kabiri ni imbuto z'umucyo, ziba muri wa Efeso ibice 5:9. Ni ingeso nziza no gukiranuka ukuri. Abanyamasengesho turasabwa kwera imbuto z'umucyo. Turasabwa kuba umucyo aho turi hose, tukabera abandi umucyo, tukera imbuto zo gukiranuka, tukera imbuto z'ukuri. Amen. Tukagira ingeso nziza hagati y'abatizera.
Pawulo yaranditse aravuga ngo habe nubwo abantu bo basebye nk'abantu bakora nabi. Haleluya. Ariko ngo nibahindukira ngo bakabona ingeso zanyu ngo bitume bahimbaza Data wo mu ijuru. Amen. Imbuto za gatatu ni imbuto z'imirimo myiza ziri mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 10. Imbuto z'imirimo myiza. Bavandimwe, turasabwa kwera imbuto, turasabwa guhinduka. Pawulo yandikiye Abaroma 12 umurongo wa 1. Yaravuze ngo mutange imibiri yanyu muri bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ngo niko kuyikorera kwanyu gukwiriye, kandi ngo ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose ngo mugize imitima mishya. Amen. Birasaba umwambaro ukenewe n'uguhinduka k'umuntu usenga. Abantu bahoraga bakwibazaho kubera ko wahuye na Yesu ugahinduka, kandi umuntu ahinduka mu mitekerereze, umuntu ahinduka mu byavuga, umuntu ahinduka uko akora. Abantu bakaza bibaza ngo se uyu ni runaka. Haleluya. Nawe nibakubaza ni kuki byagenze wa munsi Yesu akijije wamu baramoje ngo arasana ko tubona sana, bamwe ngo arasana we, abandi ngo niwe, n'abarababwira ngo nahuye na Yesu. Iyo umuntu yahuye na Yesu birasabwa ko ahinduka, kandi yamara guhinduka akera imbuto z'imirimo myiza, ingeso ze zigashimisha abantu bose. Ariko dufite ikibazo gikomeye, turabwiriza, tugasenga, tugahanura, ariko imbuto twera zigasharira. Bavandimwe, igikenewe uko twera imbuto, kandi imbuto zacu zikagumaho. Mugende nk'uko bikwiriye ab'Umwami wacu, umunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza. Amen. Mugende nk'uko bikwiriye ab'Umwami, umunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza. Dukeneye abanyamasengesho bera imbuto, dukeneye abanyamasengesho bafite ubuhamya, dukeneye abanyamasengesho bahindutse. Amen. Ukavuga ahantu abantu bakavuga ngo hano haciye umukozi w'Imana, ariko umuntu ari mu guca ahantu yahava akahasiga ibirari bitari byiza. Biradusaba ko tuba abakozi b'Imana, turenga urwego rwo kuririmba no kubwiriza, turenga urwego rwo gusenga no guhanura, turenga urwego rwo gushamburiya, tugere ku rwego gusa rwo kwera imbuto. Kandi imbuto twera ziribwe n'abantu bose, zihamwe n'abantu bose. Abantu nibakubona babona Imana. Haleluya. Abantu nibakubona babona Imana. Bavandimwe, ubuzima bwo gusenga niyo mibereho y'umukristo. Nijoro twarabivuze, umukristo ubaho adasenga Imana ameze nk'umuntu uri muri bombo. Igihe cyose icyo yokora ntitwakwikanga.